Nongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana abane namwe. Kuri uyu wa mbere tujya kwigana ingingo ivuga ngo ubuturo bwera n'amategeko. Ubuturo bwera n'amategeko. Insanganyamatsiko y'icyumweru cyose iravuga ngo urufatiro rw'ingoma y'Imana. Icyo kwibukwa twabonye ko kiri kuboneka mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17. Haranditse ngo ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu muryango rwe, abo mu rubyaro rwe, basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Mbere ko tujya mbere muri iki cyigisho, reka dusenge. Turagushimye, turaguhimbaje, wabwe icyubahiro. Komeze ubane natwe muri iki cyumweru tutangiye kwiga iki cyigisho. Reka kubw'icyigisho tujye kwiga uyu munsi, tugusabye kugira ngo Umwuka wawe wera abane natwe. Nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ubuturo bwera n'amategeko. Reka dusome amasomo aboneka mu Byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 19. Dusome no mu Kuva igice cya 25 umurongo wa 16. Dusome mu Kuva 31:18. Tugaruke mu Byahishuwe 12 umurongo wa 17. Mbese niki aya magambo agaragaza ko cyari mu isanduku y'isezerano yabaga ahera cyane ho mu buturo bwera? Ibyahishuwe 11 umurongo wa 19 haranditse ngo urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa, mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo, habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba n'igishyitsi n'urubura rwinshi. Mu Kuva igice cyaho cya 25, reka dusome umurongo wa 16. Haranditse ngo ushire muri iyo sanduku ibihamya nzaguha. Kuva 31:18 haranditse ngo amaze kuvuganira na Mose ku musozi wa Sinayi, Uwiteka amuha ibisate by'amabuye bibiri biriho ibihamya byanditsweho urutoki rw'Imana. Ibyahishuwe 12:17 kadusome. Haranditse ngo ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe, basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite uguhamya kwa Yesu. Mbese niki aya masomo agaragaza ko cyari mu isanduku y'isezerano yabaga ahera cyane ho mu buturo bwera? Ahangaha ikigaragara nuko Imana yategetse Mose gushyira muri iyo sanduku y'isezerano ibihamya, kandi ibi bihamya bigaragara ko ari amategeko y'Imana yahawe Mose, biri ku bisate bibiri by'amabuye byandikishijweho urutoki rw'Imana. Rero ikigaragara nuko mu isanduku y'isezerano hari harimo amategeko y'Imana. Umunsi w'impongano wabaga ari umunsi w'urubanza. Abisirayeli bose babaga bategetswe kugira uruhare muri iki gikorwa binyuze mu kwihana, kwisuzuma no kutagira umurimo wose bakora kuri uwo munsi. Kuri uwo munsi umutambyi mukuru niwe wenyine winjiraga ahera cyane agiye gutamba igitambo cy'impongano y'ibyaha. Aho ngaho hagana hagati y'ubuturo bwera hari isanduku y'isezerano. Muri iyo sanduku harimo amategeko 10 y'Imana yanditswe ku bisate by'amabuye. Umupfundikizo wa zahabu w'iyo sanduku witwaga intebe y'imbabazi. Aho amaraso yaminjirwaga ngo ubuturo bwera bwezweho ibyaha, icyubahiro cy'Imana cyagaragariraga mu bwiza bwa Shekina yabaga iri hejuru y'intebe y'imbabazi. Buri gitambo cyose cyatambwaga cyagaragazaga imbabazi Imana igirira abantu b'abanyabyaha. Ariko umunsi w'impongano ugaragaza ko icyaha gihora cyibukwa kugeza ku munsi w'urubanza. Mu by'ukuri
icyaha cyagombaga gukurwaho burundu nyuma y'ibinyejana byinshi byagombaga gukurikiraho. Binyuze mu kwizera amaraso ya Kristo gusa, ubwo yajyaga gupfira ku musaraba, dushobora kwezwaho ibyaha binyuze mu kwizera amaraso ye gusa. Aho ngaho imbere y'Imana imbabazi n'ubutabera bihurizwa hamwe. Bakundwa, reka mbabwire yuko buri gitambo cyose cyatambwaga cyagaragazaga imbabazi Imana igirira abantu bayo b'abanyabyaha. Gusa umunsi umwe w'impongano wari umunsi w'agaciro cyane, wari umunsi ukomeye, wari umunsi ugaragaza ko icyaha gikwiye kuzibukwa kugeza ku munsi w'urubanza. Abantu b'Imana nta kindi bakwiye uretse kwizera amaraso ya Yesu Kristo gusa, kuko binyuze mu kwizera ayo maraso ya Yesu Kristo niyo dushobora kwezwaho ibyaha byacu. Reka umwuka w'Imana akomeze adushoboze kwizera amaraso ya Yesu Kristo. Ubwo yitegerezaga ubuturo bwera bwo mu ijuru, intumwa Yohana yabonye urusengero rw'Imana rukinguye, kandi haboneka isanduku y'isezerano ryayo. Igitabo cy'intambara ikomeye cyongera aya magambo: mu cyumba cyahera cyane cyo mu buturo bwera bwo mu ijuru niho amategeko y'Imana abitswe. Ayo mategeko ni yayandi yavugiwe n'Imana ubwo mu rusaku rw'inkuba mu misozi wa Sinayi, kandi yandikwa n'urutoki rw'Imana ku bisate by'amabuye. Amategeko 10 y'Imana yagaragaye mu buturo bwera bwo mu ijuru ni umwimerere wayanditswe ku bisate by'amabuye, kandi akandukurwa na Mose ku bitabo by'amategeko. Abaje gusobanukirwa neza n'iyo ngingo y'ingenzi baje kugera aho babona ukwera no kudahinduka kw'amategeko y'Imana. Inshuti bakundwa, mu buturo bwera bwo mu ijuru niho hari isanduku y'isezerano irimo amategeko 10 y'Imana, kandi ayo mategeko ni yayandi Uwiteka yahaye Mose ku musozi wa Sinayi. Bene data, dukwiye gusobanukirwa neza cyane n'ingingo y'ingenzi, tukamenya neza ko amategeko y'Imana ari ayera kandi adakwiye guhinduka. Ubwo abizera b'Abadivantisite bo hambere bigaga inyigisho y'ubuturo bwera, basobanukiwe n'akamaro k'amategeko y'Imana ndetse n'isabato iri mu ipfundo ry'amategeko y'Imana. Basobanukiwe yuko niba amategeko y'Imana yaragaragajwe mu isanduku y'isezerano mu buturo bwera bwo mu ijuru, mu by'ukuri atakuweho ku musaraba. Nago amategeko y'Imana yakuweho ku musaraba. Abantu benshi bigisha ibinyoma yuko amategeko y'Imana yakuweho ku musaraba, ariko siko biri. Abantu b'Imana babashije gusobanukirwa neza ko amategeko y'Imana adahinduka kandi ari ayera. Bene data, ndagira ngo mbabwire yuko ihame ry'isabato ni ikintu gikomeye cyane. Ihame ry'isabato rikwiye guhora rigaruka mu bitekerezo byacu buri cyumweru, kuko mu ihame ry'isabato niho tuzirikana ko Uwiteka Imana ari umuremyi w'isi n'ijuru n'ibirimo. Dukwiye guhimbaza Imana tukayihesha icyubahiro kubw'amategeko yayo. Uwiteka rero adushoboze gukomeza amategeko y'Imana uko bikwiriye. Umwuka w'Imana abidushobozemo byose. Nibyo mbasabiye kuri uyu munsi wa none mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.